nizere ko rero mumeze neza cyumweru cyane kikaba kirangiye amahoro nanjye meze neza mbahaye ikaze nanone rero nkaba nitwa Bukize niba ari bwo mbere twabana kuri iyi chaîne akenshi twaba tuvuga rero ku bintu bijyanye n'ibitabo cyangwa se n'ibintu biri informative hirya no hino mbahaye ikaze. Si parfois il t'a blessé, c'est de la faute à leur bouche. Si parfois notre amour saigne, c'est de la faute à tes yeux. Si aujourd'hui je t'aime. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku gitabo cyitwa The Psychology of Money, akaba ari igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Morgan Housel. Uwo mugabo rero akaba avuga cyane cyane ku bijyanye n'imitekerereze y'amafaranga ndetse n'ibintu bituma umuntu agira ubukungu. Iki gitabo ni igitabo nasomye gituma mbahambo cyane. Ni igitabo cyanditse mu buryo buri practical, ntabwo ari cya gitabo cya mu minsi 30 nkugeza umumiliyoneri. Oya, iki gitabo kibanda ku ma principe atandukanye harimo atanu ndibuze kwibandaho. Principe ya mbere rero ikaba ivuga ku bijyanye na compounding. Compounding twavuga ko ari nkuko urabona hari umuntu mwari muturanye muri Karitsiye tuvuge ni Nyanza, akaba ari umuntu w'umutunzi mwita ko ari umutunzi, ariko uburyo yabigezeho akaba usanzwe yaratangiye wenda se yifite nk'imirima nk'itatu, ari umuhinzi gusa. Hanyuma y'imyaka 20 ukajya ubona yohereje abana ku ishuri, afite inzu nk'eshatu cyangwa enye mu gasantere nazo akodesha. Avuga nyine hawa uburyo bwo kugumana ubutunzi ukagenda wongeranya. Avuga ko uzarebe nk'umuntu ufite uhembwa miliyoni ku mwaka akaba ayakoresha yose agashira, nyuma y'imyaka 10 nta hantu azaba yageze. Ariko umuntu uhembwa 100,000 akaba bika 5,000 ku kwezi aba afite ubukungu buhagije. Ni handi dushaka nyine abantu bafite nk'amazu, ukibaza se iyi nzu yayibonye gute, ugasanga nyine ari ubwo buryo byagenzemo. Akavuga ku kintu cyitwa behavior, akavuga ko imyitwarire iruta kuba smart. Uwo muntu nubwo afite uburyo abona nk'amafaranga menshi, ariko umuntu ushobora kumanaginga, umuntu ushobora kwifata akaba hari ikintu yashyira ku ruhande niyo y'Amadolari nyuma y'imyaka runaka inyungu ziraza. Akongera akavuga ati nta overtime success ibaho, cyane cyane ko nyine ubu ngubu umuntu aba yumva ndafungura YouTube channel ejo mbitemo mu milliardaire. Avuga ko ibintu byose bitanga igihe. Muri uko compounding rero, muri uko kuntu ugenda wegeranya, ni principe agarukaho cyane. Akavuga ati reka twere kwibeshya, abantu benshi tuzi ko babaye abakire byagiye bibaho nyine bitewe n'igihe bagiye babika amafaranga yabo. Avuga icya kabiri ku kintu kijyanye na volatility, amafaranga araguruka agenda atagaciro. Tuvuge nk'idolari agaciro ryari rifite imyaka 5 ishize ntago ariko agaciro rifite ubu ngubu. Nitujya no mu bintu bya stock kuko ni ibintu yibandaho nanone muri iki gitabo, avuga ukuntu ko ushobora kugura umugabane uyu munsi ku madolari 10, ejo akaba wamanuka ukajya ku madolari 8. Avuga ko wakagombye kumenya uko udiringa n'iyo fiya, kumva ko ibintu byahindutse mu munsi umwe, ukaba ushobora kwihotana nyine ukumva ko iyo ngiyo ni fi wishyuye, ariko nyuma y'igihe amafaranga yawe azagaruka. Ikindi avuga ni ikintu kijyanye na investment. Icyo ni icya gatatu ndi bugarukeho. Icyo kintu cya investment avuga ukuntu ko niba wemvestishije byaba byiza wemvestisha ahantu hatandukanye. Akaba mugani w'Abanyarwanda uvuga ngo ntugashyire amagi yawe mu gatebo kamwe. Wemvestise ahantu hatanu, byibura 2 hashobora kuzakuzanira inyungu, nubwo 3 byapfa ntabwo ubuhombye cyane. Atanga mu urugero rw'ukuntu Jeff Bezos wa Amazon hari amaproduit bagiye bazana ariko agahomba burundu. Avuga ukuntu hari igihe Amazon yashatse gukora telefone, iyo projet bayemveshejemo amafaranga agera kuri miliyoni 170. Ni projet abantu benshi batigeze bumva yaranafeilinze. Rero Bezos baramubaza bati se ko wabuze ayo mafaranga ntabwo byaje destabilize, ntabwo byatumye Amazon nyine ibura amafaranga menshi mukumva mu gihombo kigaragara. Avuga ko oya, niba utiteguye kubura amafaranga nkayo, niba ayo mafaranga ari ikintu cyakaguhangayikishije, nta hantu uzagera. Wenda ntubifate muri icyo gihe kuko wenda wowe ntabwo ufite amafaranga nk'aya Bezos.
ariko nyine bifate muri concept y'uko byaba byiza ufite ahantu ushyize amafaranga niyo yagenda niyo yaba ari izo inyanya uhinze cyangwa se izo nkoko worora niba zipfuye ukabumva ko ubuzima bwawe butarangira ahubwo ushobora kuba ufite nyine another way out ishobora no kubyarira inyungu irenze iyo ngiyo. Ikindi kintu wenda se bavuga aho ngaho ni ikintu kijyanye n'ubwoba. Hari ibintu biri inevitable, uburwayi buzaza, ubukene cyangwa se no kwirukanwa ku kazi bizaza, ariko igihe ufite akandi kantu nyine wibikiye ku ruhande buri gihe hari ukuntu kagusova. Ikindi kintu avugaho rero nanjye nifuje kuvugaho muri icyo gitabo ni ikintu kijyanye na wealth na richness. Hari ukuba umukire, hari no kuba umukungu. Rero tukaba hari ukuntu duconfusinga twitiranya ikintu cyitwa ubukire. Ubukire akaba ari kwa kundi tubona abantu batwara za Lamborghini, batwara za serikangahe, ukumva ko we uri left out, ukumva ko we warasigaye. Ariko ubukire niba ntabyitiranyije, wealth ni cya kintu utabona. Wealth ni wa muntu muturanye ukajya ubona yitwarira ka korona k'umweru, ukabona ataha mu kazu gatoya, ariko mu gihe runaka akaba afite nk'amazu nk'atanu muri Nyarutarama utazi. Wealth ni bya bindi abantu batazi. Ubukire tugenda tugaragaza nibyo bindi nyine umuntu abona, akavuga ati rero byaba byiza udistance wealth yawe ndetse n'ubukire, kandi ukifuza kugira ubukungu aho kugira ngo ugire ubukire. Ikindi kintu agarukaho numva narangirizaho ni ikintu cyo kuvuga ngo when is enough. Avuga ukuntu hari umudokiteri wenda tuvuge kuri standard zo muri Amerika uba ukorera $500,000 ku mwaka. Uwo mudokiteri aba ashobora gutwara famiye ze hanze zikajya mu mavakanse zikaba zaryoshya ubuzima. Noneho hakaba hari n'undi muntu, uwo muntu nyine kuri standard y'umuntu uri munsi ye ababona dokiteri yarageze. Ariko hakaba hari nk'umucuruzi wenda se ugitangira business ye, afite abakozi 20, yinjiza miliyoni wenda se 4-5 ku mwaka. Uwo muntu yarebye wa muntu winjiza $500,000 ababona ari umwana kuri we, kuko ayo mafaranga $500,000 yinjiza ku mwaka we ayinjiza ku kwezi. Ugasanga nanone tujye nko kuri Mark Cuban, uriya mugabo wo muri Shark Tank, afite biliyoni z'amafaranga. Iyo arebye wa muntu hasi winjiza miliyoni 4-5 ku mwaka, nta kintu zimubwiye. Mpetse ko umugabo wa bettinga miliyoni ku kantu ka fake kari aho ngaho, wa bettinga miliyoni n'undi mukire bati rwose ufata uvugisha ukuri nyine aratanga miliyoni cash. Anyway, ugasanga nyine kuri Cuban nyine nta kintu bivuze kuba izi $500,000. Isomo bashaka ko dukuramo hano no kuvuga ngo ni wowe udefininga, wowe ku giti cyawe niwe wicara ukavuga ngo kuri njyewe icyo nifuza, icyampa amahoro, icyampa ya freedom yo kugira ngo mbane n'umuryango wanjye, icyampa bwa bwigenge ndi gukorera n'iki cyane cyane ko twese nyine abantu bashaka amafaranga, bashaka imibereho, kugira ngo uzinjoying iyo freedom mu gihe gikwiriye, kugira ngo uzabashe guspendinga na famille yawe ndetse ukore n'ibintu byawe ushaka ukuntu ubishaka. Igitabo ngicyo rero The Psychology of Money ni igitabo na recommendinga cyane kuko kirimo ibintu by'ubwenge, kirimo ibintu nyine bituma wongeye kugira icyizere muri humanity, atari byo bintu byo kumva ngo urumva ngo afite diplome 5 ngo nanjye nifuza kugira diplome 5, urumva ngo undi mwana amaze kugira ngo imodoka 5 ngo njye mfite 25 ngo nta n'igikoroto ndagira. Ni igitabo cyongera kikakubwira ngo iturize, niba ushobora kubika amafaranga 500 ku kwezi mu gihe cy'imyaka 20, ibyo bagezeho nawe uzabigeraho kandi udaciye mu nzira za panya. Imana ibarinde, naho utaha. Nitwa Bukize, nkaba nishimiye kubana namwe n'igihe kizaza Imana nidukundira. Bye, ndabakunda cyane.